Paje twerekejeho rero bakadufasha nanone ku buhanga bw'ibyuma badufashe kuri YouTube channel bariho barebe umusitari w'umunsi yitwa Victor Wanyama akaba ari umunyakenya umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga. Wanyama ntiyigeze kuza gukina mu Rwanda ra ikipe y'igihugu ya Kenya yaje gukina mu Rwanda aharayiyo muri Sekafa we no mu gushaka kujya mu gikombe cya Afrika. Wanyama itsinda rimwe na Uganda turi kumwe na Cameroon ndetse turi kumwe n'ikipe y'igihugu ya Kenya. Wanyama yaramamaye uwo mutima. Wanyama yakinye muri shampiyona y'Ubwongereza mu ikipe ya Southampton. Bora yakinye Southampton. Akina na Tottenham. Ararenze. Kandi yaravukiye professionnel. Wamubonye Victor Wanyama. Urabona ko yavukiye Nairobi muri Kenya. Uyu musore rero yavutse ku itariki 25 z'ukwa gatandatu muri 91. N'uruhinja abantu myaka 20 ye ninga ubungu bafite imyaka 30 urumva imyaka iraguruka ubungu bakabakinira ikipe ya FC Montreal yo muri Canada niyo akinira uyu mugabo akaba yarakinnye rero muri Kenya aracyahamagarwa muri equipe nationale aracyakina rwose mu ikipe nationale ya Kenya ubungu rero yakiniye amakipe atandukanye muri Kenya arimo Nairobi City Stars harimo FC Leopard aza kuhava yerekeza ku mugabane w'Iburayi batwereka inyubako ye Wanyama inyubako ye rero piscine sasa ariko piscine wamubonye Victor Wanyama abonye jardin Reya ninzi y'umuturanyi w'umunyakenya kabisa wakinanye na ba Haruna Niyonzima barakinanye bahuriye mu ikipe y'igihugu twakira kuko barakinnye wakinnye na ba Haruna Niyonzima wakinnye n'aba bakinnyi bacu benshi bande bose none hari uba wumva nk'umukinnyi wenda nk'umwana muto ukina uri mu kademi akumva yuko kuba yatangira umupira mu Rwanda bitatuma akabya inzozi ze agakina ku mugabane w'Uburayi akagira inzu nk'iriya cyangwa n'indi renze uyu nguyu nawe ni sample imwe tuba twafashe kuko n'umunyakenya abafite inzu nyinshi twarabibonye ejo umubare w'amazu afite ni menshi cyane rero abakinnyi bacu buriya nawe yashyizemo agatege ni vuba cyane ni vuba kabisa ngira ngo rero abari kuri YouTube channel baramubona n'agapira hariya yibereye muri salo n'inzu ye yakataraboneka ifite piscine ngira ngo inzu nk'iyi ngiyi ubundi rwose nzuri turayidesigninga tukayikubakira na piscine n'iki byose umuntu ushobora kuvuga ati nk'iriya salo yo kwa Victor Wanyama ndayishaka bana ni ukumuterura kuriya neza imeze buriya rero nicyo nkundira abantu ba type b'abanyamahanga cyangwa bateye imbere buri ushobora no witonze neza na design y'inzu ye ibintu byose ibipimo byose wanabibona ntago bajya bahisha amakuru ya nari ya matara nari ya matara byose ubu bibona turatubati naho hani wacu urashaka umukinnyi runaka umuhanzi runaka icyamamare runaka hano twemera akavuga utese ni iki yagezeho afite iki ugashakisha niba ari abanyamakuru badakora nari ngiye kubivuga ko natwe ubwo ngubwo tugomba kugira niba ari bo bimana amakuru tugomba kugira uruhare mu kubimenyekanisha ndetse no kwimana amakuru n'abanyamakuru badakora cyangwa nta biba bihari byose birashoboka no abantu baba batazabona tuvuga ashobora no kuba bifite ataza akamaro ko kubyerekana ngo abandi babimwigireho rega ukaba wanajya akakubwira ati oya nabifite ariko sinshaka n'abacuruzi ariko bacu bakwiriye nabo gutanga ubuhamya akavuga ati ngiye iyi nzu ikaze house navuye aha ndayubaka ariko birasaba ko icyo gihe twumwegera nawe tugomba kubegera ntashimishwe nuko hari abantu nyine bari aho ngaho hari tuzajya duhamagara abantu dufate noneho iyi minota nka 30 noneho batubwire noneho abantu babigireho babumva ni no mwijwi nibyo rwose nka Mirongo niba ari waza nk'umusaza Mirongo niba ari ufite uruganda rwa mbere mu Rwanda rwo muri 1976 atubwire uko yatangiye atumotive abantu bamwigireho agende yubatse igihugu n'undi musanzu ukomeye cyane urenga kuwo aba yaratanze urabona ko no hanze y'inzu ye hameze neza cyane reba noneho indi mitungo harimo n'imodoka isaha zagiye reka tubashimire cyane mwe twabanye mu kiganiro gira icumbi tubashimire cyane kabisa ikiganiro nakagaruka naho kuwa gatanu saa 12 kugera saa 1 nanjye na Flora mugira umugoroba mwiza gahunda za